si umujye kuzapfira mu ngaho. So ubona se atari cyo washatse ahubwo Nako nagize amafaranga yanze kuboneka pe. Kuvuga ko amafaranga yaze kuboneka gute uba hanze hano uba hanze ku buryo wabura gute gucunga amafaranga ngo yabone kandi uyakoresha igikorwa ushaka gukora icyo ari cyo cyose. Si ubwo ibyo wabimbeshye ngabyemera nyine baza nzapfiremo nyine hagira ngo ahubwo biri inyuma kuko iyo ubona so aborera mu buroko bigeze aha nturyame ngo ugaramutekereze icyo wagakose kugira ngo umve muri ubu buroko cyangwa se ho umporera abanzi banjye ukaguma akagenda ukiryamira ukagona nyine ntacyo nzapfisha. Umunsi nzakora iki? Uzakora iki? Umufaransa kwenze kuboneka nyine nyabagemo umuntu ngiye kwiba muri banki yihise. Ushaka nkora iki nyine ngiye? Imba se amafaranga warayabuze neza ibyo umbwira ari ukuri. Washatse ukuntu kya gihungu cyica? Washatse ukuntu mwica aferi kazimangana? Papa n'ibyo bintu uvuze waje kubitekerezaho cyangwa usigiye ko ndiho mpfurwa ugashinyagura kuko wowe utakwangaje aferi hariya hanze ugashaka inzira ebyiri cyangwa eshatu zo kwicura musura agapfa. Ubuyoboye bwenye ku buryo wabura inzira ebyiri cyangwa eshatu enye wamwicamo kandi ntihagire ikimenyetso kigaragara ko ari wowe ubikoze. Wangeza hanze nk'iminsi 10 gusa ngurebe. Papa ubu inyuma yuko umubwiye kujya gushaka amafaranga muri iki byose nivuna utangira no kunshaka mu byo kwica. Kuko nukwica. Okay, mbwira ndamwica gute? Uramwica ute? Nakubwiye ngo ugiye ukaryama ukagarama hari inzira eshatu, hari zo kuba wamugonga niwe unamwungirije muri kampani yanapfa ugahita umusimbura kumugonga ukamwica n'imodoka ko wamushakira yapfaga musimbura nta bene wabagira ndamusimbura nkande. None se uyu munsi wa none ntabwo ari wowe umwungirije muri kampani? None se bene wabo kuki bataje ngo bamusimbure nako bamwungirize? Amaze gupfa se urumva ari nde wafaturiye mwanya? Si wowe nyine umwungirije? Ako kigira ubitekerezo nk'iby'abana. Kandi nanjye icyo gihe nkaba mbonye inzira zo kuba nava hano hantu. Ese kuba namwica n'ibyo byagufunguza wowe ko wafunzwe n'amakosa yawe wafunzwe nuko akiriho? Ariko wakoze ibyo nkubwira ubundi wakoze ibyo nkubwira unibangaye se hanze ahangaha bahorera base cyangwa abakuru babo muri ubwo buryo kandi icyaha kikoroha cyangwa n'igihano kikoroha. Ugwikoshejeje utwaye imodoka ukamugonga neza mu ruhande rwe atwariyemo cyangwa se umusanza no mu nzira atambuka nta gisida nk'izindi. Washaka uburyo buriha nyine byo kugonga umuntu ukamwica kandi nzi ko byagenda bijya mu nzira si kimwe n'uko nguko bimeze. Nkugira inama nyinshi ariko ntabwo ushobora kuzumva nta nimwe urankorera ngo ndebe ko uyu muzigo wundi ho wamva. Kora icyo rero ica umuntu ndetse inama yawe kugira mugonge n'imodoka. Kubivuga nkaho wumva ari utuntu tworoshye umuntu yabyo. Ibintu byose nk'ubwiyo bitaha ntabwo njya nkubwira ikintu ngo ukizirike. Uburyo nyine uri kumvisha kujya kwica umuntu. Hapfe nyine bose ni bangahe bapfa hanze ahangaha kandi bagapfa muri ubwo buryo cyangwa se bagapfa banipfushije ko gupfa ari ugupfa nyine. Habaye umuntu w'umugabo ese urabona nzatabarwa nandi hano hano mfite umusore hanze ungana nkawe. Panjeri nande birakuna zingenda genda uryame usubize ubwenge ariko shareka nkubwire kukubwira ko ukagenda wubitse urutwe gusa utanyumva ibi bintu birantera agahinda bigatuma ndibwa n'uburo ugenda no kunsezera sha.
ariko se mwana wako ndiba wajumariwe n'ibiti. ariko se kutambwira habaye iki? Hari igihe uzi ko wenda umuntu yakurakariye wenda atakikwishimiye, ariko nanone gutekereza ko wenda hari ubuntu yaba afite, ariko uzatinya umuntu akugirira nabi, azi ubuzima bwawe, azi ko urwaje mama wawe udahari, atabona undi umuntu umurwaza. Icyo ngiye akaba ari umuganga azi ko ibyo ari gukora ashobora kugira ingaruka ku buzima bwawe. Hose ninde wakugiriye nabi? Wenda nari nzi ko Nasi yandakariye, ariko ntabwo nari nzi ko yageraho kunkubitisha. Nasi Makurata agukubitisha? Oya, urahabeshye. Numva mu bwenge bwatagera kuri urwo rwego rwose. Wenda sinari ndi kumwe nawe bagukubita, sinari ndihe, ariko ndumva aho namuhakanira. Ntabwo yabikora. Wenda yaba ari undi byaturutseho. Nanjye nuko nabyumvaga nk'uko uri kubyumva, ariko ejo hashize imyumvire nayo nayisize inyuma. Nasi Makurata? Umuntu ubwe n'ubu Makurata bwe? Oya. Warabimenye ko ari we? Narabimenye cyangwa yarahahagaze ahubwo? Yarahahagaze bakubabaza? Ari ukubwira ngo bakubite mu nda ngo wenda amagi yanjye yaba mazima agakora nk'abyaro nk'abandi. Mana yashyizemo ako kantu k'inyuro ko kutabyara, ariko Mana ureberera igise ukikemura kuri iki kibazo koko. Umva rero nkubwire Mana, ariko se usigaye nyorohereza nirire nyifite ababihaha. ese ku ishuri ko utabikundaga byaje kurangira gute? None se shaka ubuzima bwo hanze bukwigisha kurya. Ntabwo ndi kubwira ndi serious ngo ubu mu bintu wize hari umuntu wize nabaye professional mu biryo. Ishuri nkubwira tujye, ariko nuko wari ufite shake ngaho, nuko wari ahubwo ngaga kujya muri refe kwa wagiye kunkora agapapo karagasore ako nawe ari keza. Umenye ko ari Mr w'ikigo, yari mwiza, ariko ku ishuri ngiye kumukubwira ko kambyihorere, yabaye muke. Vigishwe mu cyavugana tutavugana, se mama yakundaga abakobwa ya muri Amerika, akabakobwa yarabagabanyije ko yana ari inshinzi, yabonaga nzamwica. Bariko zanamukubita byo karabizi, nawe nago bye wantendeka ku myaka yanjye, nakwitegeye ku myaka yanjye cyagiye. Ako fata regime ibintu byo kurya cyane, woshye umugore wawe kamugibihemo zambara amakuru n'ukabira kubera cyane kuruta ko byibuka. Cyakubwira ko niyo nanitse umuyaga umpuha, ariko ubusa neza kurushaho. Aya ngoma kwibyibuye yanjye ibyo bituma, ariko mba nabaye umukecuru cyane. Nyine n'ubundi nsanzwe nkuze kuko ntago turi abana, ubwo twaranyishe kera, ariko yo noneho natwize turi abana. Njye mbara igihe twigiye turanije siga nengeta mbona ko dushaje. Myaka 7 bra shaze te we noneho nandi umugabo ufite nawe nanjye mfite babiri tuwanje n'uwabana. Ngo ufite ase wazamaye umwe, umva nzaguha Morgan abanza gutesha umutwe. Morgan ararwana twazana radukimba ishuri bakivuga ijambo adashaka kuvuga, gukindura ukajya bitegeka na twasinya kwitwa cyangwa muri bra mugane baranandoze. Anyway, buretse matubwire kintu nagushakiraga, umva mbwire iriya foto nyamba afite ntago nzi ngayifite hehe, ayibika he.
se mubana no se mu nzu n'abari hano mu nzu nyine kuba hano mu nzu ntabwo yayibika hano azi ko nyizi ahubwo nashakaga umunekere mukoreho ni mission nyine subizi se komisiyo zanjye zitazirangira ntizije zirangira ubanza uzanamihereza no hanze nicyo gisigaye cyakwicuma ngiye kujya nkurukirita pe umva mbwira iya foto wambariye ko wakwizera ukamubaza ukamenya ahantu ayibika ayifata tukayikura mu nzira kuko Samu naramuka amenye ko nyambara umuvandimwe nabamiye naba ndababaza tutiriwe tunamubaza ibintu byinshi ejo atazanadukeka ubu wakirukanka muri inzu mu byumba byose mu bubati hehe ukaburira foto hari ahandi ayishyira aranze nakakubwiye ngo tora abantu bakuru tumuregere ariko ubu jya kuri RIB ahanwe kuko nawe yagukoreye ikosa rigezeho urumva jya kuri RIB witinya ariko